ntimwabonye ko mwazamukanye mukanamurukana umusozi kandi ntimumutange kandi muri bato. Inkotanyi ntabwo zisaza. Urwo rugamba rero rufite ba nyirarwo. muri ibirori by'uyu munsi Murokore nyakubahwa meya w'akarere ka Musanze n'abagizi bakorana abashinzwe umutekano n'abo mu ngabo muri polisi haba no mu bacungagereza ko bakitwaye Yesu yahindutse icumi muturuka mu Kinigi ugana hano mu mujyi wa Musanze. Ndabashimira ibitekerezo byiza nababonyemo, mwagaragaje mu magambo mwavuze, mwagaragaje mu mbyino. Ibi byose ni ibitanga icyizere uwakuze ko yuko mu gihe bazaba badahari u Rwanda ruzaba ruri mu maboko mazima, ko ntacyo ruzaba. Ndabashimira ibyo kandi muyamashyi. Hari indirimbo mwabyinnye hano mu Kinyarwanda wa musore wacurije urugamba rwa mbere mubije mumwita ngo ninde? Rimu. Mu Kinyarwanda ngo yarakoze umutoza mukuru. Murayibuka iyo ndirimbo kera aho kujya mu ishyamba yari mu Giswahili? Abasore n'inkumi barayiririmbaga bavuga bati alisema 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 afande alisema vijana wangu na wamelegea sasa tuanze mchaka mwishyize mu Kinyarwanda. Ubu ni ukuvuga ko rero turi mu zirimo abakuru abato n'abazavuka ejo. Inzira ni imwe, mu Rwanda ruteye imbere ntawe usigaye inyuma n'umwe. Tugaruke igihano cyacu cya none. Murokore yabivuze ko abamubona uyu munsi bafite imvi, abamubona uyu munsi bafite impara, abamubona uyu munsi batera intambwe zitari ndende cyane, ejo bari mu myaka yanyu, ejo hashize. Mu mwaka wa 1987 RPF ivuka, nyakubahwa Paul Kagame yari afite imyaka 30 gusa. Abo bajyanira Murokore bari mu myaka 22. Muri 19 mu kanya nabonaga umunyitira koroneri w'umukobwa yaratari yaragiza amashuri ya primaire, ariko yumvise umuhamagaro yuko noneho ashobora kubona igihugu cy'iki
nawe yisanzuramo afite ijambo nk'abandi banyarwanda. Ikaramu n'ikaye ababishyize hasi yifatanya n'abandi, kandi n'ubu aracyari ku rugamba rwubaka igihugu cyacu. Bari bato rero nk'uko nabyumvise n'ubundi mu ndirimbo ko batari gito. Icyo gihe bari bafite imyemerere, hari imyumvire bari bafite ku Rwanda, igihugu cyabo kavukire, igihugu cyabo gakondo, cyari gifite ibibazo ijoro ryose. Uretse kuba ari igihugu cyoherezaga abanyarwanda mu buhunzi ndetse kikabagumishayo, kigahora cyifuza yuko bagumayo, cyari n'igihugu cyitwa ko gifite ubukene butazashira kugeza ku munsi w'imperuka, cyari igihugu kibayeho mu butegetsi bw'igitugu nta demokarasi, cyari igihugu cyimakaje ivangurabwoko, ivangurakarere, ivanguradini, cyari igihugu cyuzuye ibibazo gusa kandi bidashakirwa umuti. Abo banyarwanda rero, urwo rubyiruko rw'icyo gihe n'abakuru barwo n'ababyeyi barwo bavugaga ko ibyo byose bifite umuti, bishobora gukira. Bafata icyemezo rero cyo kubohora u Rwanda mu buryo bubiri. Ubwa mbere ni ubwa politiki ya jenoside yakorewe Abatutsi, barakomeza nayo barayihagarika, ubwo igihugu kiba kirabohowe. Ndemeza nkurikije ibyo nababonyemo ko ari burundu, nta gusubira inyuma nayo. Bari bato kugeza no muri 1994 bari bakiri bato. Iyi myumvire bari bafite n'iyo myemere bari bafite yabaremyemo ubwitange no kwitanga. Imyaka 4 y'urugamba rwa politike na diplomasi ndetse n'amasasu, ntabwo bari bafite byinshi cyane byatuma bagira ukwihangana kugana gutyo, bagira umurava ungana gutyo, bagira imbaraga zingana gutyo zititsura umwanzi muri politike no muri diplomasi agatsindwa, ariko noneho no mu rwego rw'amasasi agatsindwa. Icyabiteye ni iyo myumvire yatumye bagira ubushake n'izo mbaraga. Ndibuka muri 1994 jenoside yakorewe Abatutsi itangiye, amahanga arimo kwibaza anirengagiza, ariko n'ubundi ibirimo kubera mu Rwanda ni iki? Ese ni intambara yo hagati mu gihugu, hagati y'amoko y'Abanyarwanda? Ese n'imirwano n'ubundi yari yaratangiye yubuye? Bakibaza ibyo muri RPF, ntabwo twagiye muri ibyo. Habaye inama mu tariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 1994, ivuga ko ikirimo kubera mu Rwanda ari jenoside irimo gukorerwa Abatutsi, ariko kandi irimo kugwamo n'Abahutu batavuga rumwe n'abariya biyemeje gukora jenoside, kuko byaragaragara
umwanzuro ni ukubihagarika. Dufite ubushobozi bungana iki? Umwanzi turwana n'abangana iki? Ubushobozi bukuri uburebye bwari buke kuko abasirikare bari 18 gusa, harimo 3,000 bidafite n'intwaro zo mu ntoki. Muri rusange nta ntwaro zikomeye cyane bari bafite nyinshi, zari nkeya ziriya nigeze kumva muririmba ahangaha, za rapigi, za sarakire, numvaga babivuga mu kinyarwanda muri sarokire nyiraho, na za 120, ariko nazo nkeya cyane kandi nkeya cyane. Nta modoka zituma abantu bakora urugendo bihuta. Ku ruhande rw'umwanzi hari ingabo zirenga 45, buri wese afite imbunda, afite n'iz'umurengera za grenade agenda yambaye. Hari ibifaru, hari indege zirwana, hari leta, hari amahanga bashyigikiye, hari abaturage benshi cyane bari inyuma yabo. Ariko icyemezo kirafatwa, tugomba guhagarika jenoside irimo gukorerwa Abatutsi, kandi biraba koko. Mu gihe cy'intangarugero cy'iminsi 100 gusa yarahagaritswe. Erega si kera, n'ejo ku tariki ya 4 mu rukerera, abasore n'inkumi b'inkotanyi n'umugaba w'ikirenga Paul Kagame bari basesekaye mu mujyi wa Kigali. Ahangaha byaratinzeho gatoya ngira ngo y'iminsi 3 cyangwa 4, ariko abahungu n'abakobwa bari hariya mu birunga nabo barabwirwa ngo naho ngaho ni muhabohore. Nta n'intambara yabaye kuko bari bamaze kumva ibyabaye i Kigali, basanga wari umutabiro mugufi cyane, bahitamo kwikomereza urugendo bajya Gisenyi, nabo bahuriyeho n'izindi nkotanyi barambuka bajya muri Kongo. Bari urubyiruko rero iyi myaka muri General Murokara babwiye ku rugamba rwa Ruhengeri ya Marina Ruhengeri ya Gabi. Buriya nabwo nimugire ngo hari ibikoresho bikomeye cyane. Icyo gihe ahubwo nibwo RPA yari ikennye cyane kurusha. Ariko abantu baturuka hakurya iyo mu Mutara, ku Maguru, buhoro baraza bakambika aho ngaho mu birunga. Murabareba ariko murabareba urubyiruko, murabareba. Murabona kiriya kibunda gitwikiriye Muhabura, bakibagamo rero mu gihe cy'imvura, mu gihe cy'izuba, ariko hariya nta zuba ribayo, n'imbeho iteka ryose. Igihe kiragera bajyana inzirakarengane ziri hariya muri prison special ya Ruhengeri, nimugende muzibohore. Babibabwiye abasivile n'abasirikare bari barimo bose barabohora. Bati ushaka kudukurikira nadukurikire, ajya mu birunga, baramurekura yikomereza nzira za Uganda. Udashaka kudukurikira ibyo biramureba. Hari abagumye hano mu mujyi bahuye n'ingorane zitoroshye cyane, kubera yuko ingabo ziswe ko zaje gutabara, abenshi zarabahitanye muri aho ngaho. Rubyiruko rero, murabona ubwo bwitange bwatugejeje ku kwibohora. Uyu munsi tukaba dufite igihugu gisa gutya, igihugu ntangarugero ku isi yose mu rwego rw'umutekano. Ku
isi yose ariko ejo bundi nasomaga ku mbuga nkoranyambaga ko hakurya iyo mu Bwongereza urukiko rwafashe icyemezo cy'uko ngo abimukira bariyo mu buryo butemewe n'amategeko ko batemererwa kuza mu Rwanda mu mpamvu batanze nuko ngo mu Rwanda hashobora kwatara umutekano uhagije. Mbona nanone Umwongereza uba mu Rwanda ababwira ati ngewe ndi mu Rwanda mama zigi umutekano w'u Rwanda urushaho mu Bwongereza 100%. ubwo n'ubwitange bwa ruriya rubyiruko rwo guhera muri 1987. Iki gihugu kirabarwa mu bihugu biteye imbere mu buryo bwihuta cyane nabwo mu rwego rw'isi yose. Kirabarwa mu bihugu biteye imbere cyane mu rwego rw'ikoranabuhanga. Kirabarwa mu bihugu bigaragaza gukura mu buryo bugaragara abantu bakabona n'amaso yabo mu buryo bwihuse kandi bugaragara. Duhere no kuri uyu mujyi wa Musanze. Nari ndimo kuganira na bamwe bahavuka bari bahari muri za 90, ariko nababwiye yuko nageze hano bwa mbere uretse kuhiga muri geografia, ariko nageze hano mu mujyi wa Musanze ukitwa Ruhengeri bwa mbere muri 71. Ndi umusore w'intarumikwa uzi ibintu kubera yuko nigaga no mu mashuri yisumbuye. Musanze irahindutse ariko itagiye guhinduka nyuma y'umwaka wa 1994. Abanyamusanze ni mwaka y'amazi. Ikenera mu rugo na bagenzi ba muribuka ejo muri 1997, 1998, 1999 intambara zahangaha z'abacengezi. Abantu muri kano karere batagira ibitotsi, ariko igihe cyarageze umutekano uragaruka, abantu bararyama bagasinzira, ariko ingabo zo zikarara ziri maso ziryamiye amashanje. Icyo musaba rero rubyiruko, ndimo kurangiza, ntabwo musabwa ngo mujye mu birunga murajya gukora iki. Hari abababereye muri kiriya gihe kuko nibyo byari bikenewe. Ntabwo musabwa ko mwese uko muri ahangaha ko mwinjira muri RDF mubemo nk'ingabo ziri professional. Si ngombwa rwose. Ntabwo musabwa ko yuko mwese mwinjira muri polisi y'igihugu. Ntabwo ari ngombwa. Ababishaka ariko imiryango irafunguye. Ariko undi wahitamo indi nzira yo kujya muri kaminuza, yo kujya muri zile za IPRC, yo kujya muri za TVET, yo guhanga udushya dutuma u Rwanda rutera imbere, izo zose ni inzira zifunguye. Ibyo ni byo musabwa gukora. Urugamba rw'uburezi, kwiga no kumenya. Ntimwabonye ko mwazamukanye mukanamurukana umusozi kandi ndimo mutange kandi muri bato. Inkotanyi ntabwo zisaza. Urwo rugamba rero rufite banyirako. Urwanyu ni hariya kuri social media, ku mbuga nkoranyambaga. Haracyariyo umwanzi aho ngaho
ahafite urubuga kimwe na kuko nta kimwe na muko rufite. Hari ubwo rimwe na rimwe ashaka kugaragaza ko afite imbaraga, ariko nk'uko atari afite imbaraga za politike muri ya myaka n'iza diplomasi agatsindwa, ntagire iza gisirikare nabwo agatsindwa, za mbaraga nkeya yari afite n'iza gifite. Icyo musabwa mwebwe ni ugukoresha izo ntege ze nke, naho mukamutsinda mukamutsindira mukamukura. Turumvikana rubyiruko? Hari abo twagiye duhura uyu munsi bwa mbere tubonana mu maso, ariko njya mbabona muri iyo mihanda nk'uko muyita, ngewe nyuramo Gisaza, hari utwo mba nashoboye ntazi, rimwe na rimwe bakandandata bakanyereka nkakora utwo nshoboye, ariko njya mbabona abarwana. Mwese rero muhamagariwe kujya kuri urwo rugamba, bariya abantu mukabahagarika, bareke gukomeza kubeshya abanyarwanda no kuyobya urubyiruko, bareke gukomeza gushaka kugarura amacakubiri yatumye boreka u Rwanda barujyana muri jenoside yakorewe Abatutsi, hanyuma tukagira ingaruka zikomeye cyane zatugoye kugira mu gihugu kivaho bari baragishyize, hanyuma tukakizamura kikaba kigeze kuri no rwego. Icyo nicyo nyine nicyo musabwa n'urubyiruko rwacu. Nongeye kubashimira rero nyakubahwa gavana, abanyarwanda mushinzwe umutekano, nyakubahwa meya, rubyiruko, uburyo bwateguye iki gikorwa, ariko noneho biriya twaririmbaga, biriya twavuga ko tuzakomeza kurengera u Rwanda, ko tutazarutanga, ibyo ko byajya no mu bikorwa cyane cyane. Mwavuze ko mwarakoze Inkotanyi, namwe muri Inkotanyi, rubyiruko ruri hano namwe muri Inkotanyi, kubera yuko ibikorwa byose tubona birimo kugenda bizamuka mu gihugu cyacu, byose mugenda mubigiramo uruhare. Mwiha amashyi kandi murakoze cyane.